burya ubuzima ni amahitamo, ndetse kandi ngo kumenya byinshi ngo niko uzabazwa byinshi. Ibyo byanditse muri Bibiliya. Hari abantu kuri iyi si nzima batazi byinshi nk'ibyo uzi, ndetse kandi batanashishikariye kumenya byinshi nk'ibyo uzi. Inkuru tugiye kubabwira ni inkuru y'umugabo witwa MIHAILO TOLOTOS, umugabo warinze apfa ashiramo umwuka atazize impanuka, ahubwo ashaje atarigera kubita ijisho uyu muntu w'igitsina gore. Byashobotse bite kugira ngo MIHAILO TOLOTOS abeho imyaka 82 atarakubita ijisho umugore? Bamwe bakwibaza bati ese ntiyanabonye nyina? Nk'uko bigaragazwa n'amateka ye, MIHAILO TOLOTOS bivuga ko yavutse mu mwaka w'1856, avukira ahitwa Halkidiki mu Bugiriki. MIHAILO TOLOTOS akimara kuvuka, nyina umubyara yahise yitaba Imana akimara kumubyara. Uru ruhinja yari asize kubaho byasaga n'ibigoye, ariko kubw'amahirwe ruza gufatwa rujya kurererwa mu nzu y'abafurere cyangwa se abamonko b'aborthodox ku musozi wa Athos mu Bugiriki. Aha MIHAILO TOLOTOS niwe yafunguriye amaso ye bwa mbere, kuko yamenye kureba ari kuri uwo musozi wa Athos mu Bugiriki wari utuyeho abamonko gusa. Abamonko ni nko kwavuga abafurere cyangwa abafaratiri cyangwa abapadiri n'abihaye Imana mu idini rya Orthodox. MIHAILO TOLOTOS yakuriye aho ngaho, abariho yigira, abaho ubuzima bwaho ku mategeko yabo akakaye cyane. Amategeko yabo atabemerera gusohoka na rimwe, ariko kandi amategeko yaho nanone atemerera umuntu w'igitsina gore kuba yakwinjira kuri uwo musozi. Uwo musozi wa Athos ni umusozi no ku kirwa, bivuze ko kuhagera bisaba kunyura mu mazi. Nta mugore wemerewe kuhagera, ndetse nta n'inyamaswa yo mu rugo wemerewe kuhagera. Urugero nk'inka, ihene, intama, izo nyamaswa zose zororwa n'abantu ntizemerewe kuhagera. Kuri uyu musozi wa Athos kutemerera abagore kuhagera byari kugira ngo bashe kurinda abo bafurere cyangwa se abo bamonko, ngo kuzakomeza kurinda ubumanzi bwabo, bakabasha kubahiriza amategeko yo kuba badashatse nk'uko barabirahiriye. MIHAILO TOLOTOS nk'umuntu usa n'uwavukiye kuri icyo kirwa akanagikuriraho, ntaho yari bubone umugore. Umugore yamwumvaga amubwiwe n'abandi bari kumuvuga, kuko abenshi bahaza baba baraturutse mu bundi buzima bwo hanze, ndetse kandi akamusoma mu bitabo, akaba yanamwumva mu makuru, ariko ntiyigeze amukubita ijisho na rimwe. MIHAILO TOLOTOS yapfuye mu mwaka w'1938, yaragize imyaka 82, ariko ngo ntiyigeze na rimwe anagira amatsiko yo kubona umugore cyangwa se amatsiko yo kubona indi si yo hanze itandukanye n'isi ya Athos yari atuyemo. Kuva TOLOTOS yajyanwa kuri uwo musozi wa Athos, ngo ntiyigeze abona impamvu yo kuhava na rimwe, yaba iyo kujya mu butumwa cyangwa se iyo kuba hari ibyo yajya gushaka hanze, ahubwo yararezwe akuze atangira kubahiriza amategeko uko abamonko bayubahirizaga. Urupfu rwa MIHAILO TOLOTOS mu mwaka w'1938 rwaramenyekanye ndetse rwandikwa mu bitangazamakuru byose byo mu Burayi, bavuga yuko ari we mugabo upfuye atarigera na rimwe abona umugore. Bwabyo biratangaje, n'abagore buzuye kuri iyi si. Nk'uko byanditswe mu kinyamakuru cyitwa Edinburgh Daily Courier cyasohotse ku itariki 29 z'ukwa 10 mu mwaka w'1938, umutwe wacyo wagira guti "Monk dies in Greece without ever seeing a woman." uwo bavugaga ni MIHAILO TOLOTOS. Nk'uko bivuga kandi si n'umugore gusa MIHAILO TOLOTOS atabonye. MIHAILO TOLOTOS yarinze apfa atarabona imodoka, kandi mu gihe abayo zari ziriho, ariko ntazageraga ku kirwa cya Athos. Ntiyigeze abona na rimwe filime cyangwa se bifite aho bihuriye byose n'amashusho nyura kuri televiziyo, nyamara mu gihe abayeho byari biriho. Ntiyigeze kandi akubita ijisho indege na rimwe, kugeza no kuri uyu munsi. Kuri umusozi wa Athos uherereye mu Bugereki, ni ikirwa uyu munsi cyanagizwe umurage w'isi urindwa na UNESCO cyangwa se ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe kwita ku burezi, ubumenyi n'umuco. Nyamara n'uyu munsi nta mugore wemerewe kwinjirayo, amategeko aracyari yayandi. Ibi byaje no gutera impaka nyinshi, abagore benshi cyane cyane bafite ijambo ku isi bavuga yuko ibintu birimo kuvangura gukomeye kuki batemererwa kwinjira aho hantu. Ariko n'ubundi Aborthodox bo mu Burasirazuba ntibigeze na rimwe boroshya intekerezo. Uyu munsi uwo musozi wa Athos ni umusozi uherereyeho inzu 20, n'inzu zibasha gucumbikira Aborthodox bagera ku 2,000 bose mu gice cy'Uburasirazuba bw'Uburayi. Abiganje muri izo monasteri cyangwa se izo nyubako ni Abagiriki, Abanyaserbiya, Abanyabulgaria ndetse n'Abarusiya, nk'ibihugu bifite n'ubundi Aborthodox benshi. Nk'uko bivugwa n'abanditsi ndetse n'abahanga benshi mu by'imyemerere y'Aborthodox, ngo byarashobokaga wenda yuko iyo MIHAILO TOLOTOS aza kugaragaza amatsiko yo kuba yajya mu buzima bwo hanze kureba ibyo atarabona, yashoboka kuba yahabwa urwo ruhushya akajya hanze, wenda aherekejwe akaba yabona abagore ndetse n'ibindi bintu byinshi yari atarabona. Ariko mu buryo butangaje, uyu MIHAILO TOLOTOS ntiyigeze na rimwe agaragaza amatsiko cyangwa se ngo agaragaza ubushake bwo kuba yava ku kirwa cya Athos ajya ahandi. Ngo imirimo ye n'ubuzima bwe bwa buri munsi byari ukuzenguruka mu nyubako z'iyo monasteri yo ku musozi wa Athos. Yahitaga mu rugo ndetse ntiyifuzaga no kumenya ahandi, byari bimuhagije. Ni inkuru itangaje, ariko kandi nanone yabayeho. Mu buzima bwacu tuba buri munsi, burya hari abandi bari kubaho ubundi buzima twe tutabasha gutekereza, tutanabasha gusobanura. Nguwo MIHAILO TOLOTOS, umugabo warinze apfa atarigera kubita ijisho uyu muntu w'igitsina gore.